dusabe abagize komisiyo y'inyubako batambuke dufatanye mu buhamya. Murakoze cyane. Nitwa Ndagishimana Roteri, ndumwe mu bagize komisiyo y'inyubako hano Nyamirambo, nkaba nyibereye umuyobozi Mugemana, tukaba twabanaga muri komisiyo. By'umwihariko ngewe komisiyo y'inyubako nyimazemo imyaka 8, nkaba naratangiyemo muri 2018 aho Mugemana Charles yayoboraga iyo komisiyo. Akaba yari umugabo utangaje. Niho twari dusubukuye ibikorwa byo kubaka urusengero mubona iburyo bwanyu, n'urusengero rugeze ku cyitegererezo cyiza. Mugemana akaba ari wari urangaje ibyo bikorwa. No mugabo waranzwe n'imbaraga zitangaje, akora ibikorwa by'indashyikirwa umuntu atatekereza. Mwibuka cyane muri 2019 ubwo twari dufite fundraising yabaye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2019 dushaka inkunga yo kubaka urwo rusengero. Twamaze amezi 2 dutegurana hamwe nawe, aho yafataga imodoka ye akazuza essence. Muri uyu mujyi twageze ku bantu imbona nkubone barenga 500, bose abahereza invitation, bose batumira mu gitaramo, kugeza ubwo umunsi w'igitaramo wabaye tubona amafaranga menshi cyane biturutse ku bwitange yari yagize. Twakomezanyije muri uwo mujyo bigera kuri 2022. Icyo gihe nari mubereye umujyanama, ndamusimbura ku buyobozi, ariko nawe ambera umujyanama utangaje. Yari umuntu ufite umutima wicisha bugufi mu buryo butangaje, kandi agahorana ibitekerezo bishya. Mwibuka cyane iyo twajyaga mu nama y'itorero cyangwa se ya komisiyo y'inyubako, yaba imaze gutinda umuntu akavuga ati burije reka dutashye. Ijambo ahitaga avuga, yaravugaga ati ahandi yo wubaka mu rusengero, mu nsengero bararamo, atabandi barara muri chantier, urataha ujya he ku murimo dukora utari warangira. Akomeza muri ubwo buryo, agatanga morale ku bizera, yaba ahagaze imbere ayoboye fundraising, ufite ifaranga ntago ari ko waritahana. Mugemana yayoboye icyo gikorwa. Yagaragaje urukundo rutangaje, agaragaza kwitanga gutangaje ku itorero, ndetse wabonaga yuko ubuzima bwe yabuhariye nka komisiyo y'inyubako. Twavuga byinshi ariko ntago dutinda, kubera yuko ubuhamya bwacu burimo ibice 2. Hari iki gice duhagaze hano imbere kubw'icyubahiro tumugomba, ndetse hari na presentation igiye gukurikiraho baza kubereka. Kimwe twashaka kuvuga gusa nuko yaba ari kuri korali Umusamariya mwiza, yaba ari komisiyo y'inyubako yacu, yaba arabizera b'Itorero rya Nyamirambo, tukabwira ubuyobozi bw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 by'umwihariko yuko Mugemana adusigiye umwenda ukomeye. Adusigiye umwenda ukomeye tugomba umuryango we, adusigiye umwenda ukomeye tugomba abana be, kugira ngo tubereke koko yari umugabo kandi yakoreye itorero. Turahamya tudashidikanya yuko Imana izadushoboza gusohoza neza izo nshingano, kandi turifuriza abana be gukomera yuko turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Toi ma petite sœur, humura ndahari. Twabuze mama, tubura abura impanga ye, none na papa arigendeye, ariko ndahari humura. Hari ikintu nibuka papa gitangira kurwara yarambwiye ati ngewe ntago ntinya gupfa. Ati ntago natinya urupfu kuko nzajya mu ijuru. Mugemana icyo mwibukiraho yakundaga guseka. Mugemana yansangaga mu biro tukaganira. Mugemana nkamwibukira ku ndirimbo aho yabaga ahagaze hose ubungubu. Nacyo Imana yaciyoberwa, kuko yo ntabwo igitungurwa. Byose irabizi, izindi mpamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi. Yego nibyo ubuzima ni bugufi,
dukwiriye gukora iby'ubutwari. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Mugemana Charles yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye, Mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye. yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero, no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Izahanagura amarira yose ku maso yawe, kandi urupfu ntiruzaba ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Bizera mureke ubunebwe, dukorane umwete igihe kikiriho. Twubake ubumwe, turangwe n'urukundo, ubuzima bwacu bube mu